Nimugire amahoro biremwa byanjye mutuye isi, mbasanganije urukundo n'urugwiro kuri uyu munsi muhire mutagatifu nigeneye kandi nihitiyemo, umunsi wo kubagaragariza urukundo rwanjye ndengakamere, umwana wanjye Yesu Kristo witangiye bose atarobanuye kugira ngo abahuze nanjye. Nduhoraho ubasanganiye kuri uyu munsi kugira ngo mbasendereze umucyo n'urumuri rwanjye, uko naje gutarura isazimiye kandi ntaje gukebura abarangaye, ngira nti nimukanguke kandi mundangamire muze tugende, kuko ububasha bwanjye bukomeje kubasenderera kugira ngo buri wese umushyigikire mu cyiza, maze busenye icyitwa ikibi, bwubake icyiza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nimungane kuko mbasanganiye mu bwuzu bwinshi kandi mu rukundo rwinshi, uko ndi rwagati muri mwe kugira ngo uburinzi bwanjye bugere kuri buri wese. Erega ibiremwa niremeye ntihangiye, umwanzi yarabivuyanze habigiraho ijambo kandi habigabiza mu buryo bwose. Igihe kigeze ntemera gutanga umwana wanjye Yesu Kristo kugira ngo abacungure kandi abatandukanye n'ikibi n'icyaha. Benshi babibonye kandi babitangarijwe ntacyo bibabwira nta n'icyo bitaho, kuko bakomeje kwirarika mu bibi kandi kugendera mu nzira inyuranye n'icyo nifuza kandi inyuranye no gushaka kwanjye. Uyu munsi ntubabere umunsi w'amateka akomeye, Pasika y'ibikorwa bikomeye kandi y'ububasha bwanjye mu buryo bwuzuye, kuko nururutse gusabana na kiremwa muntu ava akagera, woroheje n'ukomeye, unyumva n'utanyumva, kuko imbaraga zanjye naje kuzikwirakwiza mu batuye isi, kugira ngo nigarurire bose na byose kandi ngaragaze umutsindo wanjye, kuko intego n'umugambi ari uwo gusubirana abanjye umwanzi yanyaze kandi yagizeho ijambo. Naje kubarura mu mva y'ubwibagirane kandi naje kubasanganira mu rukundo rukomeye, kugira ngo nshyire ku murongo abatari ku murongo kandi ntunganye abadatunganye, binyujije muri Yesu Kristo wabameneye amaraso, kuko uyu munsi ufite igisobanuro gikomeye kandi kidasanzwe, cyane cyane kuronsa benshi imbaraga, kuko nzi ko muri ku rugamba rukomeye kandi umwanzi nawe hakomeje kwiyongekanyamo ibikorwa bibi kugira ngo abagireho ijambo. Nturutse kubatera inkunga kandi kubabungabungira umutekano, abari maso kandi abiteguye. Naje kubatsindikiza intwaro z'urumuri, kubazamura mu ntera kandi kubambika amapeti, kugira ngo mpagarare gitwari kandi mwambare imbaraga intwaro z'urumuri, kugira ngo mukangaranye umwanzi. Reka hari benshi barwanya urugamba, inkundura aho bageze akaba ari igihe cyo gukomeza kubagaragariza imirimo n'ibitangaza, ariko meza no kubateza intambwe kandi mbagaragariza ibikorwa byanjye mu buryo bukomeye bufatika. Naruguruye amarembo kandi mfungura umutima wanjye muziranenge, kugira ngo mwishyire mwizane abo namenyesheje ijambo ryanjye kandi abo natangarije ukuri kw'ibyanjye. Nimuhumure kuko intsinzi ihari. Erega ni igihe cyo kugira ngo iby'umwanzi biherere ukwabyo, n'abanjye nabo mbahereze ukwabo, kuko muri mu ishungura rikaze kandi mwiyungurura. Urutaro rukaba ruri rwagati mu mpande zose z'isi, mu merekezo yose y'isi, ndetse rwagati mu bantu aho bahuriye aho ariho hose, kuko aho umwanzi yavogeye hose naje kuhavogera, kugira ngo ibikorwa byose by'umwanzi mbyitse kandi mbicishe bugufi, kugira ngo mvuguruze iby'umwanzi yubatse mu banjye. Jyewe ufite ijambo rya nyuma kuri buri kiremwa muntu aho ava akagera, kuko ntawe igihangange imbere yanjye, bose bari munsi y'ibirenge byanjye. Nduhoraho Imana narirahiye kandi
nje gukora umukwabo mu buryo bufatika bugaragara mu bantu ko nje kugamburuza ikibi kugira ngo nubake icyiza, dore ko benshi bakomeje kurenzaho bavangitiranya ikibi n'icyiza bakibwira ko ndi Imana irererwa. Ndi Imana yavuze kandi icyo navuze nje kugisohoza, kucyuzuza mu buryo bufatika bugaragara. Mwebwe abo mbwira mukumva nimundindire kandi murusheho kuba maso, maze umunsi nk'uyu mutagatifu babere umunsi wo gukomeza gutega ibiganza ko naje kubasendereza inema n'ingabire zibakomeza mu rugamba kandi mu myiteguro ikomeye ikataje. Ndi nyir'ijambo kandi ijambo ryanjye ntawe ndisangiye nawe, ibikorwa byanjye ndihagije kuyo njya gukora ntawe ngisha inama. Mu biremwa rero niremeye iteka ryose, mbere y'uko ngira icyo mbatunguza cyangwa se icyo nkora muri mwe, ndababurira kugira ngo uhinduka ahinduke kandi ungarukira ngarukire. Igihe ni iki rero kugira ngo buri wese yikubite agashyi kandi agaruke mu murongo. Uko iteka iyo mvuga ndanakora, kuko hari byinshi naje kubagabira kugira ngo bafashe kunkomeraho no gukomeza kuba intwari mu rugendo no mu rugamba. Abiteguye tugende kandi abari maso ndabakomeje kandi mbaguye mu mirimo n'ibikorwa, ku iki gihe ari igihe cyo gutwikorora byose kugira ngo ibyo nazigamye muri mwe byiza bigaragare, bityo n'abizigamiye ikibi cy'umwanzi nabo kijye ku mugaragaro. Mwene muntu hakomeje kwirara kandi kwiyararika mu bibi by'iki gihe kugira ngo ububasha bwanjye bunyore kandi bwitse bucishe bugufi abakomeje kunangira umutima imbere yanjye. N'abafunguriye ibyiza byanjye umwana wanjye Yesu Kristo wababaye ababarira byose, yitangira ababi n'abeza kugira ngo abahuze nanjye. Ariko urwo rukundo benshi barupfushije ubusa bararupfobya. Ngiki gihe rero cyo gufunga uruziga no gutangira bundi bushya ibikorwa bikomeye bidasanzwe yo kuzuza umugambi wanjye kandi cyo gushyiraho iherezo kwidegembya kwa mwene muntu mu maso yanjye. Nimwite ku cyo mbabwira kandi ku cyo mbatoza, biremwa mwese mwebwe ahaye kumva ibyo abandi batumva, bagasobanukirwa ibyo benshi badasobanukirwa, kuko abo bose banze kuncira bugufi, bityo bakiterura imbere yanjye bakirata ubuhanga badafite bw'isi, kuko ubuhanga bw'isi ngiye kuwutesha agaciro kugira ngo niyambikire abanjye babandi b'intamenyekana b'insuzugurwa, kugira ngo mbigishirize kandi mbasobanurire iby'ijuru mu buryo bwimbitse, kandi mbahe ingabire ubuhanga ikomoka kuri jyewe, bangirire igitinyiro kandi banyamamaze hose babishishikariye kandi baharanira kumpa ikuzo n'icyubahiro nkwiye. Naho abirata ubwenge bwabo basoma mu bitabo bize mu mashuri ariko batamfite mu mitima yabo, ni igihe cyo kubasezerera kandi kubakura mu myanya bishyizemo, kugira ngo ububasha bwanjye bushyire hejuru habe ntamenyekana. Uko mu ntore nitoreye nitoranyirije, hari igihe cyo kuzishyira mu myanya yazo kugira ngo zinyamamaze kandi zivuge ibigwi byanjye ku isi yose. Iyi si ni iyanjye, ibiyiriho byose ni jye wabihanze. Nje kubirindura kandi nje guhanantura abo bose bikuza imbere yanjye batigeze banyakira kandi batigeze bumva urukundo rwanjye umwana wanjye Yesu Kristo. Benshi mwizihiza Pasika mubizirikana nk'umuhango, kuko ntaho ibavana nta naho ibajyana, kuko benshi mubikora mwiyerurutsa, ndetse na benshi bigisha mu izina ryanjye bakabikora by'umuhango bakurikiye indamu n'ibindi, uko babayeho no kubahiriza ibyo bagomba kubahiriza gusa, ariko ibyo byose bikabasiga uko byabasanze. Niki ntakoze ntabaronkeye umwana wanjye Yesu Kristo, inyigisho yabahaye, ibikorwa yakoze rwagati mu buzima bwanyu, bibigisha iki cyangwa se bibafasha iki? Kiremwa muntu yarigishijwe kandi yahawe byose, ariko byose akomeje kubifata imfabusa. Benshi barashidukira iby'umwanzi kuko bakomeje kumwirukanka inyuma kandi bari kurushanwa mu bibi uko bwije n'uko bukeye. Urukundo rwanjye rwaribagiranye kandi bantera umugongo nkana. Ndizeye rero kugira ngo ibyo mwashyize imbere mwahinduye imana zanyu bihindura ubusa,
kuko ibyo naremye nahanze mukomeje gushengerera no kurangamira, njyewe nje kubibanyaga kandi kubibambura, kugira ngo mumenye yuko ari njye ugaba byose kandi ari njye utanga byose, kandi mumenye ko n'ubuzima murimo mubayemo ari jye wabubagabiye. Ni iki cyabateye kujya kure y'urukundo rwanjye mukirengagiza umwuka muhumeka ko ari jye, mukirengagiza imbaraga mufite ko ari jye, bigatuma mwihenura kandi mujya kure yanjye. Ndiyisiye nje kurebana n'abatuye isi, aboroheje n'abakomeye, abato n'abakuru, kuko uwonse ikibi uwo ari we wese kikamugiraho imbata kandi kikamugiraho ububasha. Impuhwe zanjye zatanzwe ndetse na n'uyu munsi nkizibasendereza kandi nkizibasakazaho, kugira ngo humve inkomanga yanjye abashe kunshira bugufi kandi mwambura ubushwambagara yiyambitse, abawukomeraho kandi abakomeje gutsimbarara ku kibi. Umunsi wanjye nagennye ibihano n'ibihembo, buri wese akazakira igikwiranye n'ibiganza bye. Niyo mpamvu rero nta na kimwe nkora ntabateguje, kugira ngo mwirinde cyangwa se muhunge ikibi n'icyaha, ko naberetse inzira y'ukuri n'ubutungane, nkabereka ikibi n'icyiza kugira ngo muhitemo. Igihe rero kikaba cyarageze gushaka kwanyu bwite nka kubambura, igisigaye akaba ari igihe cyo kugira ngo mbibagaragarize mu buryo bufatika, maze mumenyereho ko hari njye nyiri ijambo ku buzima bwanyu, ndetse no mu byo mukora byose ari njye ubabashisha. Simbatoza gukora ikibi n'icyaha, ahubwo mbatoza icyiza. Imbaraga mbaha zibafasha kunyoboka no kungana no kungarukira, ariko benshi bakazijyana mu bitanyuze, mu bitanshimishije. Igihe cy'igihe rero cyo gusohoza umugambi wanjye kuba inkozi z'ibibi, ku ndangare, ku banyarugomo, kubagiriza mu buryo bwose, kuko abo bose mfiteho n'abazigamye kandi nabateguriye, kuko buri wese mfite aho nzamushyira bitewe n'uko azaba ahagaze. Reka narabateguriye, buri wese narindire kandi yicare yiteguye. Niba ari uharanira ubutungane cyangwa se ugendera muri bwo, aharanire kuko kuzabugeraho no kuzasoza uru rugamba gihagaze neza. Ariko abakomeje gukataza mu kibi nkana ndetse babwirwa bagashinga ijosi bakanga kumva, ntibarindire kandi bategereze. Uwanze kumvira ijwi ryanjye n'ijambo ryanjye mu buryo niyoroheje nkaca mu kiremwa muntu, nkabubura kandi imburo yanjye ikagera kuri buri wese, muri ubwo bwiyoroshye ntibanyakire, ntibarindire ibikorwa byanjye bazabibona, kandi tuzaba tureba ugomba guca bugufi, niba ari jye cyangwa se ibiremwa. Ndihagije mu gusenya ibikorwa bibi by'umwanzi mu isi, nabagendeye gake ngenda ntokora ibitotsi muri mwe, igihe mubizi n'igihe mutabizi, ariko imitima yanyu iranangiye rwose, kuko urukundo nabakunze mwakagombye kuri nyitura mwese, ndetse n'urukundo mbakunda buri wese yakageza inyota yo kurungaragariza. Murebe urugero rwiza, umwana wanjye Yesu Kristo yababariye byose kugira ngo mukire, akanyura mu makuba kugira ngo abahuze nanjye. Ineza mumwitura ni iyihe? Urukundo mumugaragariza ni uruhe? Ko benshi bavuga banderega ariko umunwa gusa. Ndiyizeye rero kugira ngo ibyabananiye mbibashoboze, ibyo mutabasha mbibabashishe. Haragowe rero abo nzasanga mu kibi bakomeje kunangira imitima, badatera umutaro wo kungarukira, ahubwo iteka ryose bagaharanira kugendera mu kibi kandi bagaharanira kugendera mu nzira yo korama. Abanyigometseho bose murinde kandi muntegereze, kuko niyiziye kandi nje gukubura imyanda kandi gusenya ikibi. Uko nubatse isi nkahanga kiremwa muntu, nkatandukanya amazi n'ubutaka, isi n'ikirere, ndetse ikirere nkagihanikaho imuri nishakiye, kandi uko nabigennye navuga bikaba bityo. Ndaje kugira ngo ntunyuguze kandi nkubure imbuga yanjye, kuko ntawe ngisha impaka mu byo nkora, ndetse nta n'uwo ngisha inama. Uko nzakora buri gikorwa ndabizi, kandi buri wese aho nzamushyira haberanye n'uko ahagaze ndahazi. Nta kinanira, ndihagije. Abiyumva ko bafite ububasha n'ubushobozi barindire kandi bategereze umunsi wanjye w'ibikorwa ngiro,
nagambiriye gukora ndetse no kugaragariza abatuye isi. Inde se wanyitambika mu murimo wanjye, mu bikorwa byanjye ko nje kuzuza isezerano ku baririndiye kandi ku baritegereje, kandi kuruhindura amateka y'ubuzima bwa kiremwa muntu, kugira ngo buri wese yumve kandi yumvire icyifuzo cyanjye. Erega nje kuzuza, gushyira ku mugaragaro ibyo nasezeraniye abanjye, kuko ndi Imana itavuguruzwa kandi ndi Imana ifite ububasha n'ubushobozi, itambutse ibyo mwimitse mu isi, dore ko benshi bihimbiye Imana hirya no hino, buri wese akaba afite ibyo arangamiye kandi buri wese akaba afite ibyo ashyize imbere. Nje kugamburuza rero izo mana zose ikiremwamuntu yimitse mu mutima we, kuko ndi Imana ruhanga wahanze byose. Nkabanje rero kwitsa no gucisha bugufi ibyo byose bigaragara mu maso yanjye nk'urukozasoni, mu bakagombye kundangamira kandi mu bakagombye kuncira bugufi. Ndabakunda biremwa nkunda kandi nakunze, nkakomeza gukungahaza, ariko benshi ntibabibone ntibanabyumve. Mbifurije guhinduka no guhindukirira ijambo ryanjye, inzira z'ikigendwa, ko impuhwe zanjye zihari, ariko kandi igihe cyo kugeza byose ku ndunduro kikaba cyegereje. Iyaba mwakundaga mukakira impuhwe zanjye kandi urukundo rwanjye, mukemera guhinduka kandi mukemera kungarukira, mukemera guca bugufi imbere yanjye, mwaronka umukiro n'umugisha kandi mwaronka ibyiza byagenewe abatsinze. Mbifurije umunsi mwiza, mwebwe mwese mungana n'umwete n'umuhate n'ishyaka muhorana rigurumana mu mitima yanyu, kuko mbabona muca muri byinshi by'ingorane, rimwe na rimwe mukitangira itama, ahari mwibwira yuko nabatereranye. Ndi bugufi yanyu kandi ibyifuzo byanyu ndabibona. Nimuhumure, kuko umutsindo wanjye ubarimo rwagati, kandi nje kubabambira ihema kugira ngo mbazamure hejuru mu gasongero, bityo ntangaze intsinzi yanjye rwagati muri mwe, kuko ikuzo n'icyubahiro nzamwubahesha kandi nzamugabira, nkamugaragarizamo ububasha bwanjye mu buryo bukomeye. Mbifurije umunsi mwiza kuri buri wese, mbifurije kuzirikana Pasika nziza kuri buri wese, ifasha buri wese gutera intambwe, guhinduka ndetse no kumva neza igisobanuro cyayo, ko atari umuhango gusa, ahubwo ufite igisobanuro cyiza cyo kungarukira kandi cyo kubahuza nanjye mu buryo bwiza. Muhorane inyota y'ibyiza by'ijuru, kuko muzabihazwa. Abahorana inyota nkaba ndi kumwe namwe, kugira ngo nkomeze kubafukurira amariba y'amazi afutse, bahaze ibyiza byanjye kandi basendereze umucyo n'urumuri rwanjye mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Umugisha wanjye ntubahoreho, imbaraga zanjye zibasenderere, zibakomeze, zibashyigikire kuri uyu munsi, ko nurutse kubana namwe, kubatera ubutwari, kubashyigikira, kubakomeza, kugira ngo mbere intumwa zihamya kandi zihamiriza ibyanjye, ko nanjye niteguye kubagaragarizamo imirimo n'ibitangaza. Ndabakunda biremwa byanjye, nimukomere mube intwari, turi kumwe, ndabamurikiye mu rukundo rukomeye, nduhoraho Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Amahoro amahoro.